ngizwe ubuhanuzi bwanjye rero Ventura nitsindwa ku ino nshuro igatsindwa n'impamvu igatsindwa no kuyidefanda ngo bavugirije induru senateri w'Urusiya no bita Konstantin Rosivovich Kosachev mu bihugu bifite nucleaire ku mugabane w'Uburayi haraza Ubwongereza urumva haze na ntuze haze n'Ubufaransa mu bihugu bifite nucleaire ku mugabane w'Uburayi haraza Ubwongereza urumva haze na ntuze haze n'Ubufaransa tubahaye ikaze inshuti mukurikira Bwiza TV ndetse nande Denis na bwiza.com nakubwiye ko kuri bwiza.com ho nyine uzajya urukandiraho ndako no birambirwa uzambwire demo oya impamvu icyana birambirwa gute se kandi ariyo mbaho umunsi ku wundi hari abantu duhura ariko ngo umuntu wanyu ngo ikoga Denis ngo senga yumva ngo angameza ate ibintu nk'ibyo ngibyo narababwiye bajye bakurikira Bwiza TV bazakubona ubwo rero bakubonye badukurikiye turabasuje muherereye hose rero mu mpande z'isi zitandukanye tuzi ko muri abakunzi bacu bakadasohoka cyane cyane turabwira bari mu Afrika y'ibiyaga bigari Denis uruzi ko report zatangajwe mu myaka nk'icumi ishize bavuga ko ikinyarwanda muri Afrika cyumvwa n'abantu barenga miliyoni 50 miliyoni 50 nibyo ahubwo zirimo ariko zirimo ufashe nk'u Rwanda nuko statistiques zitaratwerekera ibarura icyo ryagezeho n'umubare w'abantu wenda duspose miliyoni 13 ugashyiramo iz'abarundi nazo ziri hafi aho ngaho already urumva ziba zigiye ku hafi 25 ikindi gice rero cy'abanyarwanda ushyiramo ababa muri Eastern DRC yego abo mu Bufumbira Uganda n'ubwoko bw'abanyarwanda ba mu Buganda siko Uganda ifite ubwoko bwitwa abanyarwanda muri Western Tanzania ntara ya Kagera bumva ikinyarwanda kumanuka kugera Kigoma urumva rero ko kandi uzabicungira mu kubona nko kubona ya maradiyo yose abazahurumbirira gutangaza amatangazo mu kinyarwanda yego n'ubundi nago radio nka ziriya nka za BBC na za VOA zafungura ishami ry'ururimi bazi neza ko rutumvwa n'abantu bahagije kereka mu bihugu birimo amakimbirane runaka yihariye kandi urabizi ko nazira tugiye no muri urwo ruhande ubona ko zira radio zagiye zifungurwa zirebera ku matati yarari muri Afrika mu yaga bigari ubwo ndavuga kuri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari radio se mpuzamahanga yakoraga mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nta nimwe ariko urabona ko jenoside yakorewe abatutsi kwiyongera kw'impunzi mu burengerazuba bwa Kongo ruhurirane ruri mu byatumye by'ukuri ano maradiyo yari na menshi kurushaho kuko buriya tunamenye ko na Decuvere yigeze gutangariza mu Rwanda ifite iminara yayo mu Rwanda nivugira no kuri FM yego n'ubu ngubu ahubwo akubanza ubutaka bari bafite hariya ku ntago barabambuye manda yararangiye manda yawe ubutaka bari barabukodesha imyaka nka 50 yari byinshi cyane so urumva rero ko icyo ngicyo ni kimwe mu bigaragaza ko ururimi rw'ikinyarwanda ataraga-fuku imvugwa rimwe kubera yuko nyine ukurikiye nako abanyarwanda bagiye bahungira aho bagendaga bubaka amasettlement mu mahanga ndetse uretse ko wenda bitakomeje gusigasirwa bivuga ko no mu gihe cy'abakoloni abanyarwanda batari bake bajyanga gukora mu birombe byo muri Shaba ubwo ni muri Southern DRC mu gace ka Katanga rero ushobora kuvuga uti abo bonde baranabyibagiye ibyo by'ikinyarwanda n'iki ariko tukira aho ngaho igihe rero gikomeje kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga kivuga ngo RTNC radio ya DRC ngiye gutangaza no mu kinyarwanda ngo namakuru warakibonye oya ntago kiranca imbere nibyo se ni igihe wagene siko se navuze urumva noneho bakarenga bakanavuga ati ni Patrick Muyaya wabivuze uriya muvugizi wa leta ya Kongo uzi n'ukuntu ngo batarimo kubyumva kimwe n'ibyo ngibyo ni ibyo urumva rero kandi ururimi ni kimwe mu bintu nyine bihuza abantu n'umuco ndetse n'ituvuga urimo tuvuga n'umuco kuko sintekereza ko hari abantu bakoresha icyo kinyarwanda bataba bafite akantu k'umuco nyarwanda gusa birashoboka ntago bishoboka yego ururimi ni ryo shingiro ry'umuco ururimi ryo shingiro ry'umuco maze ariko tubwire n'abantu badukurikiye kuri Bwiza TV badukurikira yuko akenshi na kenshi impamvu tuvuga n'izo miliyoni aho zijya kubera nyinshi uretse gusa nk'abantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basa nabigumuye ku kinyarwanda kubera no matiku akunze kuba hagati y'ibihugu bakakita ngo ni igihutu
Ikinyarwanda ngo ni igihutu. Ntabwo uzi ko no mu gihe mu Rwanda na Uganda byari bimeze nabi, hari inteko y'abanyarwanda bo muri Uganda yicaye igashaka guhindura izina ry'abanyarwanda. Oya ngo nta nubwo bakitwa abanyarwanda ahubwo ngo ni abavandimwe. Ngo byose ni kimwe, nta Nyakanga nta Kamena, urumva? Nta Mutarama rero nta Werurwe, byose ni hahandi, nta muvandimwe nta munyarwanda. Rero abadukurikira buri muri ibyo bice byose mwumva Ikinyarwanda, abari muri diaspora nyarwanda mu mahanga, hari n'abantu baba badaheruka mu Rwanda avuga ati ese ubu ngubu hashize igihe kirekire atarugeramo. Kera muri za 2000 na kangahera ino miturigo muri Kigali gitangira kubakwa, buriya abantu bajya bagira ngo Kigali infrastructure yazamutse kera, deni bitangiye hafi kabisa. Ni hafi. Inyubako ya mbere twavuga y'umuturirwa yageze mu mujyi wa Kigali ni inyubako nziza iri hararuguru, City Plaza burya niyo yakanguye abantu. Ni 1998 nibwo yubatse. 9 niho yubatswe, nibwo yuzuye se? Nibwo yuzuye. Ntabwo yari yuzuye neza. Wajya kujya kureba mu gipande cy'inyuma hepfo usa nk'uri bakwanda amagi. City Plaza rya niyo ya Ruhamyambuga. Ngira ngo niyo ya Ruhamyambuga. Icyo gihe shahoze ko cyane yo etage kabisa abantu bose. Uzagenda ureba na ntuzi hari ipambyeho. Burya hariho n'uwayitashye. Nakubaha. City Plaza yakanze abantu nuko nta selfie zari zaza, sibyo? Hanyuma nyine ukaza ukagira gutera ugakurikizaho nyine izi za Centenary House n'andi mazu. Tuzagikora ikiganiro ko umujyi wagiye webivera niba na ngombwa ba cameraman bazadufasha tuzabifotore tubereke ukuntu petit à petit ibintu byagiye bijya mu buryo n'imyaka byagiye biberaho. Dushobora kwikora documentaire kandi byakunda. So icyo navugaga ni iki rero? Icyo navugaga nuko ari nko giye urabizi kunda gufata ama video magufi, ano ma footage magufiya bita podcast. Noneho nkayagira ukabona umuntu we Dubati baba we no mu byo guhageza amarangi ati abantu barabikunda. Rero abantu nk'abo ngabo bafite nostalgia, akantu kameze nk'urukumbuzi rw'igihugu, baba hirya no hino, azwerazi ko apati yo kwabana bibona infrastructure wabereka imihanda bagira gute, ariko ubu natwe tuba dutanga umusanzu wacu mu bantu badaheruka mu Rwanda, ari makuru tubaha no kumakumbuza Ikinyarwanda nubwo kiza kitugoramo gake bitari na ngombwa, ariko hari n'umuntu uza kumva Ikinyarwanda nk'ururimi gusa. Ndibuka ngacishemo gatoya nigeze gukunda ururimi rw'Ikirundi muri za 90 na kangahe, bituma nakoreraga Kacyiru hariya muri cyahoze gendarme muri polisi, bituma nzajya njya gusengera ahantu kuri eglise bitaga eglise vivante yabaga bita muri multimedia mu nzu ya multimedia ku Kicukiro hari Sonatibe, kubera gukunda ururimi n'ukuntu numvaga Ikirundi kivugitse neza. So hano ino insertion y'abantu biyumve neza, apati yo kuvuga ngo umunyarwanda kure umurundi uratwumva n'iki byose aho mu mahanga hatandukanye, hari n'abantu bakunda ururimi runaka, ukumva ururimi rwakuryoheye iyo ruvugwa neza, ukumva ururimi nk'abantu bakunda Igiswahili, burya bavuga ngo Igiswahili ni lugha ya mapenzi, ainsi de suite. Ubu rero apati ya ingredient produit ziba ziri mu makuru tubagezaho, harimo no kuba umuntu akunda Ikinyarwanda akajya ntago ari gufyoninga yene, kuko nugo no gushakisha ku ntuze kuri YouTube, akagenda kuri platform ya YouTube akandika mu Bwiza TV n'icyo akavuga ati umunsi ndajya kumva ibintu by'Ikinyarwanda, arabikumbuye. Uruganda horamo ari Kilatini, urugamba horamo ari Kidage, akavuga ati ndi bujye kumva Ikinyarwanda, ariko noneho bikaba byiza arasanga miki. Uyu munsi rero mu Kinyarwanda mu kiganiro cyo kubagezaho tubabwira ibyo by'u Rwanda, tuye gusa Ikinyarwanda n'ibyo twavugaga, noneho apate kuza kumva ururimi gusa arasangamo iki turibanda kuki. Uyu munsi ni ikiganiro nyine no uruvugiro nk'ibisanzwe, bandumva bamaze kukimenyera, na amakuru tuba tunyuramo aba yiriwe avugwa hirya no hino, ndetse tukagira gutya tukagerageza no gushyiramo ubusesenguzi bukeya bitewe nyine n'umwanya tuba dufite. Amakuru rero yakomeje kugaragara nuko iriya nama yihuza inteko nshinga amategeko iri kubera i Kigali ku inshuro ya 145, harimo impaka nyinshi cyane David. Impaka ariko harimo impaka zango turwane z'ibihugu ibihugu bifitanye amakimbirane birimo byose byohereje abadepite bahuriramo hariya, ariko barimo baraterana amagambo, twavuga nka Ukraine n'Uburusiya ndetse n'ababurwanya Uburusiya. Rwose ejo nabonye ukuntu impaka zari zimeze hagati y'abadepite bo muri Ukraine n'Uburusiya, ndavuga nti iyo mbimenya mba nagiye gukavaringa biriya bintu, kuko cyane ko mfite n'umwanya muri no minsi. Ese aruzi ko muri bari abadepite bo muri Ukraine harimo n'ufite inkomoko mu Rwanda wajemo?
ibyo byose nibyo nyine abantu badukurikiye tuza kugenda turebaho. Icyo ni nacyo turi bushimangire uyu munsi, ariko mbere yo gushimangira icyo ngicyo urumva iyo topic turi buganiraho ku buryo burambuye, twagira ngo tunanyuze amaso mu zindi nkuru zakunzwe kuvuga uyu munsi. Ntabwo twarenza amaso icyumweru cyahariwe cyahariwe ubucamanza cyatangijwe uyu munsi ku itariki ya 14. Yego, aho Dogiteri Nteziryayo urumva yavuze ati, yatangaje ko umuvuduko w'imanza ukomeje kugaragara, umuvuduko w'ubwiyongere bw'imanza, ariko kandi ngo n'ibirarane bikaba atari bikeya. Uyu ni perezida w'urukiko rw'ikirenga nyine Dr Nteziryayo Faustin watangarije mu bitangazamakuru harimo na bwiza.com, ndetse anavuga ku mbogamizi zikomeye urwego rw'ubucamanza ruhura nazo, zirimo kuba ngo imanza ziyongera ariko abakozi batiyongera, ahubwo ngo bagenda bagabanuka, ngo nabo bahugura ngo bahita bacisheni ari nawe yavuze ati rwose umuntu uramuhugura ukamuha short course, ukavuga uti uyu muntu agiye kuba umucamanza wakarabutaka, atariko neza ukuntu bahita bacika. Abacamanza rero nabo ngo bakaba ari mu bantu bashobora kuba badahembwa agatubutse mu Rwanda. Nicyo gito ino case nuko tutabihuza. Ase umuntu wize amategeko iyo buriya adashaka kuba umucamanza ajya kuba umwavoka, ashobora kujya kuba umwavoka, abava kubanza bagira akantu abavoka barakagira. Ubu nyine the way imanza ziba nyinshi, the way nyine n'ikiraka ku bavoka gihari. Nko mu bihugu byateye imbere abavoka n'abantu usanga ari abakire cyane, n'abakire. Noneho rero iki kibazo cyo mu bucamanza kigiye gusa cya kintu cyahoze mu buganga, aho wasangaga nyine abantu bacika bigira mu prive, kandi n'ubu ngo niko bikimeze. Niko bimeze, biracyagoranye muri rusange. Sinzi ahantu mperutse kubona ko muri Afurika ngo umuturage umwe, umuganga umwe aba agomba kwita ku baturage 5,000, ariko ubu ahangaho ushobora gusanga kiri no mu bihumbi, ni nk'igihumbi kuzamura nk'abaforomo cyangwa se abadogiteri basanzwe. So mu bucamanza ngo biracika, ntabwo byoroshye. Agashahara ngo ntabwo gakwiye, cyo kora nyine icyo kibazo kiritegura kuzashyirwa imbere y'inama y'ubucamanza. Ariko mbona barahira kenshi, barahira abantu koko, ariko uzi kuvuga ngo barahira ngo ni benshi. Nibi by'ubuganga nuko gere bitanandeba cyane, usanga bakivuga nyine nk'uwo mubare ukuntu abaganga ari bakeya, kandi buri mwaka bagraduating. Ariko kimwe muri ibyo ngibyo tugarutse ku bucamanza gikunda no gutera iyo shortage mu bakozi, nuko ushobora kwibwira ngo ni inzego za leta cyangwa za privé ziba zibakeneye, ariko nk'amaweneje for instance, amaweneje abanyamategeko, abantu atwara hari ibintu byinshi, ndetse nta kintu rega kidakenera umunyamategeko. Noneho reba nk'ukuntu dufate nk'urugero ku banyamakuru, ushobora kuvuga uti amashuri asohora abanyamakuru ni menshi, ariko wajya kureba ugasanga bose bagiye bafata nk'aba PR bose bahagarariye uturere, shyira mu zindi nzego za leta. None urebe ko hari igihe n'akarere kazisanga gafite umuntu specialist mu by'itangazamakuru, ubwo niba ari nka 600 ntibaciyeho bagiye mu zindi nzego zitari mu itangazamakuru answa. Uretse ko aho ngaho nanavuga ko iyo wize ikintu kanagikunda bitakoza n'ubundi kugikora no mu zindi nzego. Hari n'ikiganiro twumvikanye n'umuntu umwe tuzakora kivuga ngo bagenzi bacu badutaye ku rugamba bagiye hehe, tuzabavuga amazina, aho abantu baciye isheni rwose, ukabona umuntu abantu bakundaga kuri TV, ukabona umuntu wacaga imanza neza, tugarutse ku by'ubucamanza ukabona umuntu mbega, kandi uwo muntu nawe Dr Nteziryayo yavuga umaze kuba ahashi kubera ukuntu bagiye bamwahashisa bamwongeramo ibindi, niwe nyine ukeneye kuri rya soko ryo hanze. Ese umuntu yavuga ngo habamo no gutatira igihangora cyo waguhuguye, birumvikana kubera iki se? Kandi bose ari akanote, nibongera amafaranga nibongere, kuko tukiri kuri iyi nkuru umuntu yavuga ati government nishyiremo akabaraga kuko yabikoze no kubarimo n'iki byose igere no mu bacamanza. Ntitwaye tunabizi ko mu bacamanza badafata gatubutse, kugira ngo na ya ruswa ivugwa itazabototera cyane, ko nabonye nabo batari hasi. Judicial nayo twari turi muri ruswa y'igitsina, ariko nayo ntabwo iri hasi, iri imbere, kugira ngo nyine ibibazo ugiye guca imanza ushonje biragoye, byaba bigoye. Iki cyumweru cy'ubucamanza rero twizere yuko hazavaho umusaruro mwinshi. Tubwirira abantu ngo bazitabira ibiganiro bizakorwamo, abantu bagenda bahugukirwa n'amategeko, kandi n'izo challenges zigenda zigaragara government izishakira umuti. Twihutire ku nkuru ivugwa ko hari umuntu w'umukongomani watangaje ko wongeye kugarura ya rhetorique yuko ngo M23 noneho ngo ntago irusha imbaraga imbunda MONUSCO, ngo noneho ngo izirusha MONUSCO ikazirusha FRDC, ikongera ngo ikarazanira izirusha ngo n'ingabo za yase zizoherezwayo. Ese Dani zirahagera ntago bazi uyu mugabo koko, uwo mugabo ngo ni ndajya Chimbangu, ngo ni Professeur Chibangu Serge
Karara ni ikiganiro ngo yahaye Radio Okapi ku itariki 13 nyine kandi iyi ni intumwa nkuru ya perezida muri zaferi si mu mishyikirano ya leta n'imitwe yitwaje intwaro. Ariko jewe ubanza nzaba umwe mu bantu antri umuhanuzi n'umupfumu kubera ko ibi namye mbivuga mu biganiro nkunze gutanga ahantu hatandukanye mbwira abantu yuko ino ideology yo kwerekana M23 nk'umutwe uhambaye mu mbunda na gisirikare ari nta kiri kintu uhishe ari Bintou Keita yarabivuze ukuriye MONUSCO n'abandi bagiye bamwunganira urumva ahubwo ikintu uhishe no gushaka gusibanganya cause root cause y'ibye mu venture y'Rwanda bagashaka kuyerekana nk'umutwe wa gisirikare wakagarara udafite ikibazo kagarara utuma Rwanda muri deso bawita umutwe w'iterabwoba reka tuwite umutwe w'iterabwoba urumva ariko mbere y'uko umutwe w'iterabwoba ubaho waba habanje iki kugira ngo uwo mutwe weho nicyo kintu bakwiye kujya kureba ariko nibakomeza je mfite nubwo ngira akantu ko kuvuga ngo se aho M23 ntizageza bakanavuga ko ari kagarara nayikiyemera ko ari byo koko ku buryo se reka dukore ikintu muri reverse angle udesaminze M23 ukavuga uti tubambura intwaro ubwo byabivuze ko basigaye nta kibazo kiri muri DRC none se ko bayirukanye ikagenda ikajya muri zo za Mubende nahe hose bagiye mu Buganda n'abagiye Kibungo mu Rwanda ikibazo yari ifite cyarahagaze ko bongeye kwihamagara kagikisha saba bakaganira bagakora ibyo bakora n'amasezerano bagiranye batashaka gushyira hanze cyane by'ukuri iyi chantage ko mu vitura ifite intwaro ziriti zabo bose ndayihakana baba bashaka kwerekana ngo ko ifite abayitera inkunga kandi number 1 urabizi bakavuga ko ari u Rwanda ako kantu rata ako kantu ino ideology M23 ntabwo genda umuvugizi wabo ariko rwose pe baba abangaba bayivugira ba Lawrence Kanyuka baba ba Meja uyu ni Ngoma wagiye Ngoma sigaye avugira abasirikare avugisha uyu ni umuvugizi w'ishami rya politiki ndetse na mugenzi w'umwungirije Canisius aba bantu bashyira imbaraga mu kunyomoza kino kintu cyuko ari abanyentwaro ziremereye kurushaho kwitwa abanyabibazo biremereye parce icyuko ababyeyi babo baheze mu nkambi z'impunzi ibyuko jombi wabo n'ikina no muri DRC muri rusange hatameze neza bazisanga badeviye bave kuri cause bajye kukubura n'iby'intwaro kandi atari cyo cyita rusange gituma baba hariye yego kuko yaba bafite intwaro nk'uko babagaragaza bakabaye nabonaga baravuyemo bakadivansinga bagashaka no gufata ibindi bice ese ubundi wa mugani uretse kubabeshyira ngo bafite ngo umujyi ngo wabunagana bujyanagana se no mujyi ntibakatubeshye rwose bunagana na gasantre kari aho ngaho sasa urumva icyo kintu aho gikomerera leta ya Kongo ino politike ino propaganda yayo irimo kugisha ifata ibintu ikabyita bitari bisigaye ko zavanga makenga ni mareshari wigaruriye umujyi kagarara wabunagana umujyi utari umujyi ntago unagana ari kuri map y'imijyi ya Kongo urumva none abantu nyine bakaribaza byo nawe ugize neza ku intervena niba ifite izo mbaraga yagaragaje iki ko nta mujyi muzima yari yafata ko itarafata Goma ngo yongereho Bukavu ngo yongereho Uvira tuvuga ko ifite imbaraga izo mbaraga zawo zipimirwa he so niba yibeshya rero ikamera nka ya nkumi babwiye bati cyangwa wa musore babwiye bati uri mwiza uri gitangaza karenga ni wabo ikareka kurwanya ino ideology yo kuyita inyembaraga za gisirikare igomba kubanza kwerekana impamvu ni hangara cyo kwerekana impamvu ive mu bindi kabisa bave mu bindi abangaba batazagiza aho ngaho bakayishyira cyane barashyira se birabareba ariko naho nitirwanaho sureba reka ngira ikintu mvuga hano kugira ngo wenda ndangize ubwo buhanuzi bwanjye mu ventura nitsindwa ku ino nshuro igatsindwa n'impamvu igatsindwa no kwidefanda nubona mu ventura yongeye kuzangaye niyo mpamvu igomba gukoresha imbaraga nyinshi itazi koresha birarangiye burundu reka twigire ku nkuru rero topic yacu rusange ya ibyabereye mu nteko ya IPU Denis wanabikurikira cyane nk'umunyamakuru watubwira cyane cyane ihangana ryabaye aho ugibanze kugira ngo tuhatere akajisho naho kuri uyu wa kane shuze abagize inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa bahagarariye igihugu cyabo nyine bitabiriye ino nama ya IPU iri kubera i Kigali ngo bavugirije induru senateri w'Uburusiya mu bita Konstantin Rosivovich Kosachev nubwo ni nyuma yuko yari arimo aratanga impamvu ziriya ntambara nyine y'Uburusiya muri Ukraine yego aho yavugaga ati twebwe twateye Ukraine kubera ko Ukraine irimo irica abaturage bacu b'abarusofone baba muri Donbass atuzuba niyo mpamvu miliyoni z'abantu bafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'iki gihugu kitubahiriza uburenganzira bwabo agaciro kabo idini ryabo ururimi rwabo n'umuco wabo
noneho akomeza avuga ati niyo mpamvu hashingiye kuri Kamarampaka ubwo ni yindi yabaye ejo bundi ibice 4 byahoze ari biri kuri Ukraine byahisemo kwiyunga ku Burusiya ntabwo ari icyemezo cy'Uburusiya ni icyemezo cya miliyoni z'abantu batuye hariya ubwo rero abadepite b'Abafaransa bose baba barahagurutse biriya bintu biraryoha nkuko ukunda kureba inteko ishinga amategeko ya Tanzania iyo bagize nk'ingingo bumvikana cyangwa batumvikana bakubita ku bimeza icyari bose Abafaransa bati bu barabuwinze none se ubu Burusiya se ko mutatubwira ukuntu nawe yaje defanda Uburusiya nyine nibyo ngibyo yadefandaga nibyo yadefandaga nako wa Ukraine rero wa Ukraine hano yari yatuje ubwo urumva Ubufaransa nyine ko ari buri gufatanya na Ukraine nibwo bwahagurutse nyine buravuga ariko si Ubufaransa gusa n'u Rwanda nuko uretse u Rwanda ntirwatoye ejo ryari uvuga ko nabwo rudashyigikiye muri oni narwo rwavuze ko rudashyigikiye nyine cya gikorwa cy'Uburusiya cyo kwiyomeka biriya bihugu ariko Ubufaransa none bwagize gutya buranangaza Macron ejo bundi kwa gatatu wumvisha ibintu yavuze kuri cya kibazo cy'uko Uburusiya bukomeje gukangisha gukoresha intwaro za kirimbuzi yagize ati Macron yaravuze ati twebwe rwose niyo Abarusiya bazikoresha ntabwo izacu tuzazikoresha ngo kubera ko Abarusiya bazikoresheje muri Ukraine ati intwaro zacu n'iz'umutekano wacu n'izo kuturinda ntabwo ari izo kurinda Ukraine ariko wibuke yuko niba mbyibuka neza mu bihugu bifite nucléaire ku mugabane w'Uburayi haraza Ubwongereza urumva haze na ntuze haze n'Ubufaransa ubwo rero urumva ko ariko abo Bongereza n'Abafaransa bifitiye nkeya oya ntabwo zingana nk'iz'Abanyamerika n'Abarusiya bafite dore ikintu ntajya nemera nuko iyo bavuze ku bintu bijyanye n'intwaro za kirimbuzi kandi kutacyemera kwanjye ni siyansi bivuga ntabwo biriya bintu birondera ubwinshi n'igisasu kimwe cya kirimbuzi kirangije kugira ngo gikangaranye isi ni ukuvuga ngo ntabwo nibuka ibitwe bafite byantuze iyo tuvuga ibitwe abantu bajya babyumva neza ubundi ibintu bya nucléaire ntabwo ari imbunda ahubwo ni ibisasu bazirika kuri za misile ushobora gushyira ku ndege ushobora gushyira ku mato ibyo bita misile croisière n'iki byose bikabijugunya sasa ntabwo rero Macron birayivugisha bisobanuye ko ibyo bitwe bafite ndaje ndeye umubare wabyo urumva bivuze ko utarimbura isi cyangwa utakwihagararaho ahubwo Macron nawe asa nk'umuntu ushaka kuba hagati nk'indyarya akaba hagati ya Amerika akaba hagati ntashwane na Amerika ntashwane na Ukraine ntashwane n'Uburusiya burundu urumva akaba hagati kandi nshimangira Denis yuko umuntu wese umuperezida wese wagira ijambo azamura rizimya rihosha ibyo bita dissuasion nucléaire risubiza inyuma ihangana rya nucléaire ntitaye ko na Macron yagenda akarambara ikremore yabakijije isakaga ibyo rero nyine nibyo Minisitiri w'Ingabo yabwiye Macron ati Macron wowe urimo urabangamira icyo kintu cyo gukumira ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi Minisitiri w'Ingabo uheze w'Ubwongereza wo bita Wallace yamurakariye byatari ati urimo uradutererana urimo uradutaba mu nama kandi twari turi kumwe none utangiye kuzana izindi mande zawe ubundi kuri mu bantu bakunda gukurikirana nyine by'amakuru ibihugu byungukira iki mu kumva yuko byahanganisha nucléaire kimwe cyo utaransubiza nemeza ni uko nyuma yo gusenywa guhagarara kw'intambara y'ubutita no n'isenyuka ry'Abasoviete bigaragara ko bimwe mu bihugu birimo UK na Amerika badashaka even Russia Federation yakomeze kugira imbaraga badashaka ndetse urabona ko unavuze ngo zarazamutse kurusha n'izo zarazamutse kandi mu gihe gito ni ukuva muri 2000 ubundi nibwo Uburusiya bwongeye kugaruka burabakanga gereye ikintu mbarane kimwe bano bantu barashaka ko hasigara zero puissance ya Russia Macron nawe yavuze ati Ubufaransa nta ntambara ya gatatu bushaka ariko nibyo bisa nkaho bigaragara ko ari kubona ko bagenzi be aricyo bashaka arimo kubataba mu nama muri make kandi uzi ko badakunda kwinjira mu ntambara batari kumwe baravuga bati rero kuko urabizi UK na Washington London na Washington biba bigenda kimwe bajya no kubeshya ngo Iraq ifite ibisasu bya kirimbuzi babidefandiye hamwe n'ubwo France nayo yari irimo bajya muri Libya mu gihe cya OTAN bari kumwe babyumvikanaho nubwo na Nicolas Sarkozy yari arimo ariko kuri iki kintu cyo kuza ukareba
Russia ifite biriya bintu bita bya satani n'iki byose ukajya kuyizana he ntuze rega kuva na kera Amerika isa nkaho ishaka gushuka Uburayi ngo bwishore kuko aribwo bwababara mbere cyane sibyo nakubwiye no mu ntambara y'isi buri Amerika yari yabatereranye yari yabwiye ati ibyo ni ibyanyu mwirwaneho iyo abayapani badakora kari akantu ntabwo bari kwinjira muri iriya ntambara ngaho tekereza ntabwo bari kwinjira muri iriya ntambara bivuze ko na plan Marshall itari kubaho yo kongera gusana Uburayi nta mpuhwe mbega bari bafitiye cyangwa ikindi kivugwa nuko iteka nawe uri umucuruzi uzi ko isi ari monde ya benefice uri umucuruzi wakwishimira guturana n'undi muntu guturana n'umukire ariko urusha ubukire none se kugira ngo ajya gushopingira niyo mpamvu ubona umuntu agenda yegereza alimentation karitsiye irimo abakire ahita baka alimentation yes n'ubukungu bwa Amerika bwazamutse cyane nyuma y'intambara kubera ko ibikoresho byose byakoreshejwe mu Burayi mu gusana amadeni ibiki byose aha naho nashaka kuvuga ngo iteka Amerika ibishaka kuva na UK yakora Brexit ikava muri Union Européenne urabona ko iyo conspiracy yantuze ya Amerika n'Ubwongereza baba bifuza ko buriya Burayi busigaye bwakena bugasenyuka bakajya gute bakazanira ko ndi plan Marshall plan B ya kabiri yo twarayo amafaranga bajya kubasana no kubahindura bacakara babo hari imvugo ziriho ku isi abantu batajya banariza kuvuga ngo wenda bamba bari kubivuga kuko ntabwo nkunda discrimination yari yose banga abazungu abakoroni noneho bakibagiza ko nabo bita abazungu ntago bakundana nabo ntago bakundana ntago Amerika n'abanyaburayi bakundana haba inyungu niyo mpamvu ntanze urugero rw'umukire ahantu hatuye abakire ukabona abantu umuntu asahajyana station y'ama essence kujya gute yamaze gutagatinga ko hari abakire Amerika nayo izi ko Uburayi ari umukiriya mwiza urumva ikavuga uti bari abantu bagiye bazamuka bakazamuka twazageza ubwo tungana bakikorera ibyabo bakibera Amerika buri ibinareba kavuga ati bano banyaburayi iriya EU bayihinduyemo leta zunze ubumwe z'Uburayi baturenga twaba duhanganye noneho twaba turi ku murongo umwe niyo mpamvu bakunda gukoresha iriya politiki ya diviser pour régner ugasanga iteka Amerika ibishaka guteza utuntu tw'umwumvikano muke si tuko banavuze ko ari yagiye ishukashuka Ubwongereza Trump ibwira uyu mugabo bave muri EU Boris Johnson afati vamo kugira ngo nyine Uburayi nabwo butakaza imbaraga nkuko iyi gashoza ntambara ya Ukraine tuvugamo cyane Russia wasanga itari mu gihombo cy'abanyamerika niyo mpamvu barimo gushyira amafaranga menshi kugira ngo abanyaburayi bakomeze bagire gute basafaringe reba impunzi zigize miliyoni zingahe ubu Burayi burajagaraye kubera kiriya kibazo ariko at the end of the day niba nareba nabi Russia izaba dundi bisasuda cyangwa ari igitera muri Amerika bakiyobereze ku Burayi kuri Afrika nahe hose mu ijambo rimwe rero bigaragara ko bano bantu badashaka icyambere bano twita abazungu nabo ntibakundana urumva ariko ntago bashaka Russia 100%. Russia yo nayo yarabavumbuye nayo ntibashaka nayo ntabwo ibashaka bamwe bakanavuga ko intambara Russia irimo kurwana ishobora kuri muri beshyisi ivuga ngo irashaka Ukraine ahubwo irimo yototera ibindi bihugu birimo nka za Georgia birimo nka za Moldova birimo nka za Kazakhstan ibihugu byayikuyeho byose ntuze ubona ko Belarus yemera ko bashobora no kuzongera guhuza burya Lukashenko aravuga ati nibimona ngo muzabwo twingiye dusubirane ariko rwose ibintu bigenda ukuntu bityo rero iterana ry'amagambo uko byagenda kose riraza rishimangira amakimbirane yugarijwe n'isi ariko mu biganiro mu misirize navuze n'umushaka kugarukaho Denis ntabwo turimo kuva kuri iyi ngingo turacyayiriho hariho shortage hariho ubukene bw'abantu bashobora kwitangira isi muri diplomasi bakijandika ariko bagakemura amakimbirane ahambaye nko muri kesi ya Ukraine ntabwo turabona abantu ba emiseri bakaza twabonye wari ministre w'intebe wa Israel intambara itangira agiye gukandiraho urumva sinibuka neza na Turukiya yaragerageje guhuza ariko urumva nayo nta Turukiya ntandi ukibaza kubera iki no minsi Amerika ibona na Russia misile zirimo kuza imbere n'imbunda zirimo kuza imbere amabonzo office gushishikariza imishyikirano barasunika ibitwaro abanya n'Abadage ejo bundi nyuma ya bya bitero bigera kuri 40 barahise baha ibitwaro byo kwirinda biriya misile urumva rero ko mu mugabo make igihe cyose ino ntambara buri muntu wese arimo kubona yakimurwa n'ikibazo cy'imbunda ntitubone abantu bavuga ati duhurije Geneve duhurire hose
tuganire buri umwe wese afite icyo ashaka hundi barashaka gusibanganya Russia nawe akavuga ati nta miyaga tuzabashyiramo tuzabasibanganya ibi by'amagambo tubona kuri parlement n'iki byose nicyerekana ko parlement ziserukira abaturage niyo abaturage ubwabo baserukirwa badafite akayihaye ko guhura no kuganira no kugira gute ishyamba rizahera icyarimwe rero Denise hazashya tukivuga rero ibyo ngibyo kuri iyi nama ya EPU twavugaga Ukraine n'Uburusiya ariko noneho n'Ubuhinde na Pakistan nabo bateranye amagambo ariko iby'Ubuhinde na Pakistan byo ngo ni ibiri bateranye ari New York barayateranye i Kigali ndetse ngo nayitwa Astana muri Kazakhstan byukuri bo bahora bacakirana nuvuga ngo aho baboneye urubuga rwo gushinjanya ntago baruhusha ubwo kare bapfikize nka ministre barapfa Kashmir ya ntara ya Kashmir ese ubundi Kashmir ndi muntu yitirira kurusha undi buri wese arayitirira ariko Ubuhinde bwo bwaravuze buti amaherezo sinze inkuru mperuka kubona hari uwavuze ni umuyobozi wo mu Buhinde yavuze ati Ubuhinde buzaruhuka tutwishubije Kashmir ngo ahubwo ngo Pakistan igomba kumenya ko ngo hariya ahantu ari Ubuhinde uko byagenda kose shara rwose ubwo se India iyobowe yuko nubwo ifite ibitwaro bya kirimbuzi na Pakistan ifite ibindi kandi uribuka ko Pakistan yigeze gukora mu jisho igihugu cy'Ubuhinde igihe yoherezaga amatsinda y'abakomando kujya kugaba ibitero i Mumbai biri mu bintu byababaje cyane Abahinde bigasigaye batesheje umutwe uno mu ministre wa leta ushinzwe ububanyi imibanire mpuzamahanga wo bita Menakshi Greki yarari Astana muri Kazakhstan yavuze ko ngo mu ijambo rye yashinje Pakistan ngo gukoresha nabi urubuga rw'iyo nama nyine bari barimo ngo pour propager une propagande fausse urumva ngo est malveillante contre mon pays et détourner l'attention du thème et de l'orientation des discussions d'aujourd'hui et de la coopération entre les États membres akavuga ati rwose mu by'ukuri kuri topic ka dufite muri iyi nama Abahinde Abanyapakistan bashatse kuhindura urubuga rwo kuyobya ibyo twari tugamije kuvuga bazana sije zabo propagande zabo zitari nziza ku gihugu cyanjye arangije avuga ati les territoires de l'Union de Jammu et Cachemire ont été et resteront une partie intégrante des REND uwo nguwo n'Ubuhinde ariko n'Ubuhinde Menakshireki yavuga ati rwose ko byagenda kose Kashmir na Jammu n'ubumwe bwa Jammu buzakomeza kuba ubutaka bw'Ubuhinde ati le Pakistan n'a pas le droit de commenter les affaires intérieures de REND ati rero ntabwo numva impamvu umuministre wo mu Pakistan aza kwivanga muri affaire interne mu bireba Ubuhinde nk'aho ari Umuhinde mu Rwanda rero noneho tuhageze vice perezida w'icyo bita Rajya Sabha ni inteko ishinga amategeko ariko ni hot ni chambre hot ubwo banza ari Sena y'Ubuhinde ni uyu mu vice perezida wayo bamwita Rivanshina Rayana Singh nawe ngo yakoresheje uburenganzira bwe mu gusubiza contre les propos tenus par une déléguée pakistanaise sur la question du Kashmir ubwo yasubizaga ngo ibintu byavuzwe na delegation y'Abanyapakistan kuri Kashmir muri iyi nama yaberaga i Kigali none avuga ati birababaje yongera kuvuga nk'ibyo uriya mugenzi yavuze heruguru ati birababaje il était regrettable que le Pakistan ait une fois de plus choisi d'abuser la plateforme pour propager une propagande fausse urumva ko yasubiyemo ibyo mugenzi we yavuze hariya muri Kazakhstan urabona ko ruhinanye rero maze rero tukiri kuri aya makimbirane turaza kubona nandi niba arahari biragaragara yuko nkuko twakunze kubivuga mu biganiro bitandukanye ko amakimbirane ya Russia na Ukraine at the end of the day ashobora kuzarangira bamwe bakanavuga bati Russia iramutse itsinze intambara kandi Ventura ishobora no kuyitsinda mu buryo cyangwa ubundi yabaye nk'akangura ibindi bihugu bifitanye amakimbirane muri geopolitique urumva yo kongera gukora mu nkovu bakavuga bati nimubona sibyo Russia irimo gukora nk'akagabosha none India nayo itangiye gutekereza Kashmir urumva na Jammu ubwo China yo nibisanzwe irimo gutekereza uburyo yamira bunguri Taiwan urimo kureba ubwo buri iyo abantu bo muri Tigre baba bakiyoboye Ethiopia urabona bari kurekura Badime ntago bishoboka ntago bari kurekura ibingi ubona uyu mu ministre w'intebe wabo yakoze ntago babyemera ndetse n'uyu munsi ukurikije amakimbirane
n'uburyo Eritrea yarimo kwenterevera mu kurwanya abantu muri Tigray. Abantu bo muri Tigray bafashe ubutegetsi, dusipoze ko bishobotse, iriya Badime bayisubiza bakanasibanganya cyangwa se bakarwana bihambaye na Eritrea. Bivuze ngo naba abandi bapfaga za Bakasi hagati ya Nigeria na Cameroon nabo bahangana kimwe nuko muri aka karere k'ibiyaga bigari naho ujya ntabwo biba byoroshye. Amatiku nk'aya ngaya arahahora nubwo bose bo batashyira mu nama nk'izi ngizi, ariko ejo hano umuntu arimo poropaje igitabo nk'izo za propaganda arimo kuvuga, avuga ngo u Rwanda ngo abanyarwanda bakomoka kuri Kongo. twabyawe n'abanyekongo. Ariko buriya nuko abanyarwanda batagira ivuzivuzi nabo bakaba bavuga ati sha tutariho namwe ntabwo muriho. Deni nuko twaganira rero ku musozo w'iki kiganiro twibaza se aya makimbirane akomeje kurangwa n'isi ntawe ushaka guca bugufi. Ni ukuri kose urabona mu ntambara za Israel na Egypt wabonaga hariho abadiplomate bo mu burengerazuba bw'isi bajyaga babapfaga no kubajya hagati, ariko ndakubwiza ukuri uyu munsi nta muntu ufite akayihayiho ko kuganira. Isi itarimo ibiganiro, isi ngo ari amasura arusha international conference za Sharm el Sheikh za Camp David za hehe ahantu tuzi hari platform zakunda kuberamo ibiganiro bihuza abantu bakimbiranye, tukabona abantu b'abadiplomate nk'abo babaye ba Kennedy, uyu mu ministre ba Tony Blair nawe ageze kubigerageza, ba nyakwigendera ariko ashobora kuba se yaba yarapfuye Salim Ahmed Salim sinzi uno rero mu diplomate nawe ukomeye ukunda guhuza abantu mu biganiro. Mu mbabarire niba akiriho ubwo naba ntabikurikiranye. Obasanjo mbona ari ugezweho Obasanjo ndetse na wa mugabo wundi Jonathan Goodluck Jonathan wo muri Nigeria aragerageza. Mu gihe cya Afurika y'Epfo nabwo urumva abatabombeka barabigerageje ukabona ko bahuza abantu rwose, ariko iki kintu cyo guhangana abantu kumva barwana gisirikare tukumva aya majwi za International Crisis Group njya nkunda gusoma amaripoti yayo, ukaba wakumva ivuga kuri Ukraine, ukaba wakumva ivuga kuri Ethiopia, ukaba wakumva ivuga kuri no baranacecetse kuri iby'u Rwanda na Kongo n'aka gace k'ibiyaga bigari kari muri iyi minsi. Iri ceceka ry'abadiplomate imbunda zikongera ikazamura umurego, uretse gusa kwiyongera kw'ibibunda no kuzamura imbaraga mu gucura intwaro no kugira gute kongera kwigwizaho kubona ko umuntu ufite imbunda afite byose, ukazabona na za Afurika y'Epfo zigize gutunga arme nucléaire zongeye zirazizamuye, amaherezo azaba yaho. Reka dusoze iki kiganiro, reka dusoze wenda tubwira abantu ko nk'udukuru tubiri duhari tundi tw'uyu munsi nuko Muhozi yasabye imbabazi Perezida William Ruto nyuma y'amagambo yarutse kuvuga avuga ko yafata Nairobi mu byumweru bibiri. Yavuze ati rwose umbabarire nka murumuna wawe narakosheje. Guverinoma ya Ethiopia nawe yihanangirije bikomeye igihugu cya Ireland. Igihugu cya Ireland ngo gikunda kuyigendaho ahantu hose, kandi ubu ngo kiri muri 15 afite muri biriya bigize akanama k'umutekano bihora bihinduranye. Ati rimwe iradutoteza Ireland rwose ikwiye kwisubiraho. Ndetse bifu isa nkaho imaze igihe kuko Ethiopia yanirukanye abadiplomate b'abanya-Ireland bagera kuri 6 mu minsi ishize. Urumva ni ikibazo gikomeye hano batangiye kujya baterana amagambo bahoherezanya n'abadiplomate. Reka tuzi ikiganiro rero Denis wakoze kudufasha muri iki kiganiro. Yego nanjye ndagushimiye David. Ikiganiro uruvugiro kuri Bwiza TV na bwiza.com nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao ciao. Ciao.